ibyo ubwabyo ntaho mbona bishingiye, ntaho mbona byashoboka. Nushaka uryame usinzire wicuye wiyongere, ibyo ntabwo ari ikibazo. Ibyo umuntu umwe yaba yaravuze muri Congo, ibyo afite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ashaka kuvuga, ntabwo bivugwa byose biba ari ukuri, cyane cyane iyo bivugwa kuri iki kibazo cya Congo bikivugwa n'abanyekongo bo muri leta. Ariko icyo nzi ni uko SADC ishobora gushaka gufasha ahubwo nayo mu gukemura ikibazo cya Congo. Ntabwo nibwira rero ko gushaka gukemura ikibazo cya Congo, nubwo abenshi bashobora kugikiyemo bashaka kugikemura bakagikemura nabi, cyangwa bakaba twongeye kubaha ikaze kuri Impano Nziza YouTube channel ku bijyanye na Congo ndetse n'u Rwanda. Congo ni igihugu gikunze gutitiriza u Rwanda kubi. N'ubu butegetsi bwa Congo, Perezida Tshisekedi yagize ati, nongeye guhamya ku mugaragaro yuko nzatera u Rwanda nka rurasa pe. Ibi ni ibintu Perezida Tshisekedi yavuze bikomeye mu gihe M23 yegukanye agace ka Sake. Ubu bamwe muri guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru batangaje yuko M23 hafi 50% ariyo iri kugenzura agace ka Sake, nkaho ingabo za FARDC bari kohereza ingabo nyinshi bapakira amamodoka hariya. M23 esiragira kwiyenego. Bamwe mu bantu bari guhungira mu Rwanda, bamwe barajya mu miryango yabo, abandi bararekeza mu mahoteli. Ubu umuyobozi w'akarere ka Rubavu yahamije yuko nta mpunzi irabagana ngo yerekeze ibarabagana, ngo kandi iramutse ihageze bayakira mu buryo bukomeye cyane. Ibi Perezida Tshisekedi arabivuga nyuma y'aho Perezida Kagame yavuze ati ntugatinye igitumbaraye. Koko ukabona n'ibyo Perezida Tshisekedi arabivuga, ariko gushyira mu ngiro byaramunaniye. Perezida Paul Kagame aragira ati u Rwanda ni igihugu kirinzwe kandi gifite umutekano. Aya kandi mukomeje kubona nanjye Rafiki Nizeyimana kabisa. Amakuru ki mu binyamakuru. Iyi ni Impano Nziza TV, kanda subscribe ubundi dukomeze kabisa. Sawa, nkuko abivuze nyine Congo n'u Rwanda ni ibihugu bisa nkaho bicyamiranyije na n'ubu, ariko abantu benshi cyane wagira ngo bazi ko byarangiye, ariko nyamara ntibirarangira rwose, ahubwo bisa nkaho bikiri bishyashya cyane, kuko ibi byabyaye ibibazo bikomeye cyane urebye, ndetse n'ibinyamakuru byinshi cyane byabivuzeho bivuga kuri Congo n'u Rwanda. Kandi nyine hano tubabwira ibyo ibinyamakuru byavuzeho ku bijyanye n'izo ntambara. Nyine nubwo bisa nkaho ibi ngibi bitacyumvikana neza, nta nkuru nyinshi zikibivugaho, ariko nyine biracyakomeye ku rundi ruhande. Nko ku muntu ukunda gukoresha ibinyamakuru, we arabibona cyane. Kandi hano nyine mukomeze kubana natwe, turakomeza tubahe andi makuru. Aya kabisa, tukaba tugeze mu mwanya wo kwamamaza wankandiyeho kuko